Reka mbahereze ikaze abakunda filimi nyarwanda by'umwihariko abajya bazireba barimo abareba inzira y'umusaraba ndetse n'andi mafilime agiye atandukanye. Filime yose waba ureba ubwo wumve ko ngusuhuje aho uri hose, uyu mwaka uzakubera umwaka w'umugisha, umwaka w'amata n'ubuki. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kanda like uze no gukanda subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Aba bagore muri kureba ni abagore batatu bakunzwe kurenza abandi mu gihugu cy'u Rwanda. Nibo bagore b'abarigendi b'abahitinzi bakunzwe cyane ndetse bahembwa n'amafaranga menshi cyane kugira ngo babashe kuba bagukinira muri filime. Ese muri bano bagore ukunda nde? Ninde ukunda cyane kurenza abandi? Aba bagore batatu barenze barimo mama cyangwa se uwo bita intare y'ingore. Uwa kabiri akaba yitwa Mama Cyusa, yamenyekanye kuri iryo zina muri filime Inzira y'umusaraba. Uretse kuba ari umugore ukina neza ndetse agitingi ikaba iri ku rwego rwo hejuru, ni n'umuhanzi, ajya akora n'indirimbo, buriya abenshi mujya mumubona. Umugore uza ku mwanya wa gatatu ni Mama Nike. Mama Nike nawe ni umurigendi, yakinnye muri filime nyinshi cyane mwakunze zirimo filime yitwa Gira Amata. Uyu mwaka wa 2024 yongeye kugaragara mu ruhando rwa sinema nyarwanda, aho yagaragaye muri filime yitwa Vumilia, nayo ni filime yitwayemo neza cyane. Ibi ngibi rero bituma bano bagore baza ku myanya ya mbere kurenza abandi bose, kurenza ba Fabiola, kurenza ba Iribagiza Mukunda n'abandi benshi cyane, bitewe n'uburyo bano bagore ari abarigendi. Ese wari usanzwe ubizi cyangwa se bano bagore urabakunda? Ese iyi myanya barayikwiye? Weho ureba sinema ubibona ute? Uyu mwanya wa mbere uyu mudamu bita intare y'ingore arawukwiye? Uretse kuba umwanga wenda ko ajya akina nabi cyangwa se wenda ubugome ajya akora, ariko jya umwubahira ibyo akora kuko ni ubwenge, abikora neza kugira ngo abigishe. Mubona akwiriye umwanya wa mbere kuri uyu mwaka wa 2024? Ese Mama Cyusa ubona akwiriye umwanya wa kabiri? Mama Nike mubona akwiriye umwanya wa gatatu mu bagore barenze muri agitingi cyangwa se barenze mu gukina filime mu gihugu cy'u Rwanda? Aba badamu barahenze kuba wabashyira muri filime yawe, cyane cyane uyu intare y'ingore ni umudamu wihagazeho kuba wamuhemba mu bijyanye no kuba yaza akagukinira filime. Ariko nanone ni umudamu ukunda gusenga kurenza ibindi byose. Hamwe n'uyu nguyu bose bahuje imico ku kijyanye no gusenga cyangwa se no gukiranuka no kwitwara neza n'ubwumvikane. Mama Nike, Mama Cyusa ndetse n'uyu intare y'ingore ni abagore bakunda gusenga cyane, bakiranuka cyane. Ubwo rero ibyo nkubwiye nimba utari ubiziho nabyo ubibamenyeho. Weho urifuza ko byagenda gute? Urifuza ko umwanya wa mbere muri bano batatu ari nde wawuhabwa? Ninde wifurije kuzegukana igihembo n'igikombe cy'uyu mwaka 2024 mu bagita barenze cyangwa se mu bantu bakina neza, mu bantu bakugaragarije ibyishimo mu myaka yatambutse ndetse no kugera kuri uyu mwaka wa 2024 twenda gusoza? Bivuge muri komenti kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bye bye, ciao ciao, mukomeze kugira icyumweru cyiza.